away karame oya hano nkubwire. Okay ushakisha se musaza n'ubwambere umamagaye pe nizere ko ari ibintu bijaye wana nawe urabizi gose. Usigaye mbona muri iyi minsi warahindutse. Sinzi niba ku ishuri babagaburira amavubi. Kuko ukuntu usigaye nkubona abahungu basigaye bambwira ku ishuri muri kumwe wamba bari ukabareka kuko. Ku ishuri uba wagiye kwiga ntabwo ari ngombwa ngo wirigwe ushomekanye n'abahungu. Ibyo bintu ntabwo ari byo gose. Ahuko ikintu nashaka kukubwira ibyo bintu biveho byibuze nuza n'amanota meza. Nzakujyana na kaminuza kuko urabizi nge sinkiga ariko mu bushobozi bwanjye nk'umuntu nyine musaza wawe nazaguteza imbere mu bintu by'amasomo ku buryo na bya bintu byakomeye dukina wazabizamura ukagera aho ugera kuko nabonye na mukuru wawe asigaye ameze neza sha asigaye ahembwa miliyoni kuri YouTube hose no kuri TikTok. Rero mwana wanjye mushiki wanjye nkunda jya umbabarira ureke gukora ibintu by'ubuhabara nk'ibyo ngibyo. Saba huko ndabona nanagiye ntari bito mama yaravuze ngo gawe genda izo nama mbwiye ndazikurikiza pe. Uri na musaza wanjye mwiza ariko byo sigaye naranasubiye inyuma mu masomo sha ndabivamo pe bari abahungu baba bashaka kundangaza. God have mercy upon us.